Guys, uyu munsi reka tube turetse ku bya FMC Pay. Hari amakuru y'ivuriro kubasangiza kuri Rubi. Rubi hari abantu benshi barimo barazigurisha ku mafaranga make cyane, 50, 200 y'amarundi, 50 y'amanyarwanda, cyangwa se 0.02 by'amadolari. Aya mafaranga ni make cyane. Kambazanira amakuru hano ugiye ku rubuga rwa X rwa Rubi Network News. Hariho amakuru menshi urebye hejuru ubona baradusaba gukora follow n'ibindi kugira ngo tujye tumenya amakuru. Batubwira ko hari na update kuri Rubi kuri KYC. KYC 1.5 ikaba igiye kuba ivuyeho akaba reset. KYC 1.6 yo izakemura ibibazo bya delay byabagaho na trouble, ibyo byose bizagenda bikaba inkuru. Ariko uyu munsi ntabwo aribyo nifuje, hariho n'ibindi. Hari gutora niba ufite ikibazo kuri profile, Rubi profile ugatora. Abenshi twaratoye, bizadufasha. N'ibindi, hari ibibazo byinshi bigenda bisubizwa hano, ariko icy'ingenzi cyo gusobanura cyari kiri hano ni iki ngiki. Hari urubuga bita Spybridge, ukinze no kwita ko ishobora kuba ari ukuntu ifitanye affiliate na Paycoin, ariko nabo bakabihakana. Ariko Rubi hano iravuga ko nubwo hari P2P iri kuba kuri Pybase, ababizi uje hano kuri Pybase, abashaka Pybase nabo ndaza link ndashyira muri description. Pybase ni uko imeze. Uraza hano kuri P2P ku bantu bashaka kugurisha amakoini yabo. Hari ibintu by'amanyanga nk'iyo uguze n'umuntu mutaziranye, mutegeranye nakurya n'iki, ariko ugiye kuri Pybase uragura coins zawe ukajya kuri wallet nta kibazo. Iyi ni Pybridge. Pybridge ushobora no kugura Py. Urabona hano hari ibiciro, buri wese yicuruza uko ashaka kuri P2P. Uraza hano ugahindura, ugashyiramo coin ushaka. Hari amacoin menshi atarajyanza bariho nka Rubi, dore ngiyi Rubi, Sidra, Ice n'izindi. Reka turebe nka Rubi. Murabona hano hari kuyigurisha 0.05 USDT, hari 0.051, gutyo. Hano ibiciro biba bitandukanye, ariko ugura n'ushaka. Ntabwo ari ngombwa ko we ntabwo ari uzireleasinga. Iyo ukanze hano buy, uragura uko ushaka. Hano wandikamo Rubi bakakubwira amafaranga, then ukemeza. Ukanda. Iyo ukanze buy, USD zawe ziragenda, ugahita ubona Rubi muri wallet. Ntabwo bitinda bino byo. Ku bantu bashaka kugura Rubi ukaba uzibitseho, kandi mbereka amakuru ashobora gutuma ugura Rubi cyangwa se uzigure. Iyi ntabwo ari financial advice, just ni ukubereka ibihari. Wowe muri crypto ubundi habamo icyo bita DYOR research. Njyewe ni amakuru mbahaye ahari, nawe ugomba kwishakira ayawe ukifatira decision muri finance. Ubundi murifatira decision, ubwo nahawe guhitamo. Iyi ni Rubi ikugura hafi 75 ukubye hafi 100. Urebye kuri Sidra, nayo Sidra isa nkaho izamukaho gato. Rero Sidra urabona ko yo isa nkaho ihenzeho gato. Ni wowe hitamo kugurisha gutyo. None reka dusubire kuri Twitter turebe. Hano baravuga ngo there is no, reka turebe loading.
Yes, katusubire kuri la post iravuga la post yes, there is no partnership between Ruby network news and PyBridge whatsoever. Trade at your own risk. Hano baravuga ko nta partnership yari, nta bufatanye hagati ya Ruby ndetse na PyBridge. Uko ugurisha just in risk zawe. Yes, abantu benshi bagiye bandikira Ruby bayibaza ese bimeze bite ko tubona PyBridge n'ibindi. Hano hari icyo bavuze ngo official TGE of Ruby will be communicated by Ruby once it's time. TGE cyangwa token generation event izaba communicated na Ruby niba ari igihe nikigera tuzamenyeshwa ngo TGE izaba igihe token generation ibe tubone coin zacu ndetse habeho na launch. Yes, kugira ngo twavoidinge kuba twaba scammed, hano hari aba verified Ruby merchant hano ihari iri kuri Telegram. Naje nayo nyibereke. Iyo ukanze kuri no link hano batanze link. Yes, hano hari akandi kantu bavuze k'ingenzi: Ruby safely without being scammed on OTC over counter P2P base penning official TG announcement link biro. Yes, haragiye uribwa n'abantu ugahura n'umuntu kuri WhatsApp ngo ngiye bwa Ruby ngo birano ni scam. Iyo usanze hari umuntu mwiza arakurya bikarangira. Yes, ka tujye kuri no Telegram. Iyo ukanze kuri no link ihita ikujyana kuri Telegram. Turebe cyane kuri Telegram. Kuri Telegram hano uraza ugacata na bano bantu, ugacata ukamubwira ngo reka nze bereke chat katurebe. Hano itangazo rindi bashaka kuvuga nashaka kuberekana iri ryaje ku itariki 20. Iri ni itangazo riri muri verified Ruby merchants. Baravuga ngo iki: we have all seen and heard of the beautiful updates for coming to Ruby. Do not sell your Ruby assets for penny. Hold your Ruby. TGE will make you rich. If you don't have Ruby, start mining immediately, or you can buy and store up for TGE. Reliable information is Ruby isn't going to list below $2 soon. Currently, OTC or P2P price is now at 0.25 per Ruby. Don't say anything less or you are gonna cry hard soon. Ruby is coming hard. Ubundi Ruby urebye hano tuvuge muri no app, muri app imeze bite? Muri application ubundi bakwereka ko byibuze Ruby izaza ifite agaciro ka $5.5. Niko bakwereka, ariko iyo ukanze kuri kano kantu k'akabazo, yes, hano k'akabazo niho bakwereka ngo igiciro cya Ruby kizajya munsi y'amadolari 2. Kuri conclusion niho usoma ngo despite the evidence, the argument I point out in the article does not explicitly indicate exactly how much one Ruby when trading will actually cost, but I suppose has also given you a good understanding of the intrinsic value of the asset you are mining on Ruby's platform, and I have rightly pointed out the value of each. Ruby will not be less than a symbolic minimum of $2. It's even more than $2 a lot of times. Reka mbabwire, iyi Ruby umuntu uri kuyigurisha ku mafaranga 40-50 mwitonde. Urabona ko nushatse kuyigura ku bantu bari legit, Ruby yaduhayeho umurongo wo kuguraho, ntabwo wayigurisha munsi y'amadolari 0.25. Kuba bishaka
munyandikire cyangwa se munyandikire nimero yanjye muri WhatsApp mumbaze. Ntabwo Rubi nagerageje no kubavugisha. Rubi bayitangira byibuze amadolari 125 mu manyarwanda. Aya ni amafaranga hafi 350, hafi 400, mu marundi hafi 1000. Mugerageze Rubi zanyu muzibike. TGE bakubwira ko ni vuba, twihangane dutegereze turebe ko amafaranga tuzayarya. Niba batubwira ko itazajya munsi y'amadolari 2, uyu munsi bari kubara byibuze amadolari 5.5 uko mwabibonye. Utayifite tangira mining, uyifite holding. Ubundi muri crypto guholdinga ni ikintu kinanira benshi, ariko iyo holdinze ukagerageza urunguka. Muri crypto habamo guholdinga. Iyo holdinze coin hari igihe iba ari listed ku mafaranga make, ugaholdinga ikazamuka gake gake. Ugerageze turebe ko twaholdinga izi coin zacu. Murakoze, mukomeze mukandi subscribe, like ndetse na share ku bantu bawe uzi bakeneye amakuru. Rubi muziholdinge, nyabuna muzagaruke hano mushyire comment aho turebe ko byagenze igihe zaba yamaze kuba listed. Amakuru y'amacoin, izindi coin nshyashya ndaza kuyabaha. Murakoze.